hari ibintu bigiye gusobanuka bidasanzwe ku buzima bw'abantu bose b'abanyamasengesho. Uhishe ikinyoma buriya rige Solange abavuga ati yewe barambeshera ibyo bavuga ntabwo ari byo, ibyo bavuga ntabwo ari byo, ariko mu by'ukuri mu mwaka Solange yari amaze avugira Imana ntabwo yabanaga n'umugabo we. Wanyiciye umuzimu w'ikigeragezo, wanyiciye karande z'ibigeragezo, wanyiciye umuzimu w'ikigeragezo, wanyiciye karande zose nari mfite, wanyiciye umuzimu w'ibigeragezo, wanyiciye amadayimoni yose nari mfite, wankuyeho igisuzuguriro, umpa amahoro yo mu mutima, wanyiciye karande z'ibigeragezo, wanyiciye igini, amagini we yari yaranzengereje, amagini y'amarira, amagini y'ubukene, amagini y'amadeni, amagini yo kuriranira, amagini y'agahinda, wanyiciye amagini, warayaje baguye, wanyiciye amagini, urayaje bagura, warayanobaguye, nanjye ndidege bya kandi Mana we, nanjye ndashima Imana. Wanyiciye amagini, wanyiciye amagini. Shalom, reka mbifurize ibihe byiza, amahoro y'Imana nyagasani gukomeza kubana namwe. Ndabasuhuje aho muherereye hose, abari mu Rwanda ndetse ndi gwata masimbi. Reka mbashimire wakoze subscribe, hanyuma ukanandika muri commentaire. Imana igumugisha. Ni ya YouTube channel yanyu yacu Ijwi rya TV, ijambo ry'Imana, impuguro n'isanamitima. Imana igushyigikire kandi muri kugenda mugira ku rukundo, Imana ibagirire neza, kandi uko mugenda mugira ku rukundo Uwiteka aberekana ibye, abereke neza ye byikubye inshuro 100, inshuro 1000. Uyu mwanya tujye kuganira ku bintu bitandukanye, ariko by'umwariko turaza kuganira kuri umukozi w'Imana witwa Solange. Solange ndaza kumuvugaho ibintu bitari byinshi bikeya, ariko ndagira ngo mbabwire ngo mwa bantu b'Imana mwe, bantu b'Imana mube maso. Murabizi ko ngewe ntago njya nsebya umuntu, nta nubwo iyo mpano nayigira, nta nubwo bizabaho, ariko mube maso. Uyu mubyeyi witwa Solange byeruye ndababwiza ukuri mbihagazeho, ari gukoresha imbaraga z'umwijima. Tumusengere kugira ngo Imana imubohore mu maboko y'abadayimoni, mu maboko y'abazimu. Nimushaka kugira ngo muvuge se bite bimeze gute bihereye, ntabwo ari ugusebanya, Solange ari gukoresha imbaraga za mbaraga mbi zitari imbaraga nziza. Icyo ndashaka kuvuga ngo bantu b'Imana, buri umuntu w'Imana agirira ishaka umuntu w'Imana mugenzi we, kandi akababazwa n'ibyo ari gucamo, akabazwa n'ibyo ari kugira gute, n'ibyo ari kubona. Uyu mugabo we Larisi, umugabo wa Solange, afite amarira ko asengera muri eperi. Igihe ba Solange bamuhagarika bamutenga, umugabo we yakomeje gusengeramo, nyine ubuzima bukomeza kujya gute, bukomeza gukomera. Njya ntangara, njya mbabara, nkabona abantu benshi aho kugira ngo batagiriye uyu umubyeyi witwa Solange inama ngo bamubwiye ngo Solange bigenze gutya na gutya na gutya, amarira y'agahinda uri guteza umugabo ntago ari byiza, ahubwo
we akabifata nk'urwango, akabifata nk'ubugome, akabifata nk'ikintu kitari cyiza. Ariko hari ijambo ry'Imana riboneka ari byahishuwe Yohana, abasarudire, Odokiya, Fidelifia, n'amagambo Yohana yeretswe ari mu kirwa cyitwa Patmos cyangwa se cyitwa Patimo. Nimwo uyu Yohana yerekewe amatorero 7, ariko uyu munsi tugiye kuvuga mu Befeso. Harimo ijambo rivuga ngo nukibuka wavuka ngo maze wihane, mu bice rwari kurwanirwa mu byesho Yohana ibice 2 umurongo wa 5. Havuga ngo byesho Yohana 2:5, nukibuka wavuye kagwa maze wihane, nutabikora nzaza huri nkuri igitereko cyitabaza hacyo nutihana. Uyu Solange rero ari gukora amahano, nabivuga ari gukora amahano mu murimo w'Imana, ari gukora ibintu bibi cyane bitarigeze kubaho. Twaramusengeye uyu muntu Solange ntago ashobora kubona ngo umukozi w'Imana ngo amusengere, nako nga umuntu wese umujyaniye message aramugurukana message z'abantu atesha agaciro, abantu bamubwiye bose batesha agaciro. Ariko bavandimwe, inshuti z'Imana, nimureke uyu Solange uretse no kwa twama message itorero ryongere muri musuri rya EPR havemo bake muri mutorero bashoboka bagende bagiye kumusura kugira ngo Imana ikore iby'imbaraga, barebe ko yakongera Imana kujya gute kumugarukaho. Iyi Solange ibi mbabwira ni ukuri, bundi biravuga ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyariho, rwanditseho ngo Uwiteka agize gute azabe. Uyu mwaka turimo hari ibintu bigiye gusobanuka bidasanzwe ku buzima bw'abantu bose b'abanyamasengesho. Uhishe ikinyoma buriya rige Solange abavuga ati yewe barambeshyera, ibyo bavuga ntabwo ari byo, ariko mu by'ukuri mu mwaka Solange yari amaze avugira Imana, ntabwo yabanaga n'umugabo we, ariko ntabwo ari umwaka musasize igihe we yavuze umwaka, ariko hasize igihe kinini. Solange abantu bashobora kuvuga ngo ibya Solange byararangiye byageze gute, ariko mu by'ukuri ntabwo birarangira. Umugabo agifite amarira menshi n'agahinda, ariko aho bigeze aha ngaha Solange, nubona umugabo wawe avuze ngo ntabwo akigukeneye, umugabo akavuga ngo ntabwo akigushaka, umugabo akavuga ngo ntabwo akigize gute, uzamenye ngo aho uzashaka hose, umugabo muzashaka hose, ntabwo muzabana. Uwo Amani mu kameramani wawe uvuga, ndagira ngo nkubwire iki kintu gikomeye, nawe ubwe bizageraho akujugunya, kuko na Amani afite icyo bita igishakwe cy'umugore we uri kugenda agafurira abandi bantu mu buryo bwo gufura, ariko mukaba mwishimye mumeze neza. Buriya nuko abantu batabimenya, buriya nuba utanagikunda umuntu ntuzamwicira umutima, ntuzabubabariza umutima, ahubwo uzamubwire ngo ibi bintu tubivemo tubihagarike. Ubu ngubu Solange ntabwo wagiye kwaka divorce ngo menyekane ko umugabo wawe mwatandukanye, ntabwo nyine uri aho ngaho uri kumushyira mu rujijo. Aramutse akoze n'icyaha cy'ubusambanyi, Imana yazabiko, nubwo Imana yazabimubaza, ariko nawe Imana yazabikubaza, kubera ko wamushizeho, wamushize ku kagozi, waramuziritse, usa nk'uwamuziritse, kandi wowe wiyaranje. Ndagira ngo umbwire ngo ntabwo wenda abantu bashobora kukwihorera bakagira gutya, ariko Imana iragize gute? Imana iragushaka, Imana irashaka wowe, Imana irashaka wowe Solange, irashaka wowe. Wivuga ngo abantu barakuvuze, wivuga ngo abantu barakurwanya, wivuga ngo abantu oya, Imana irashaka wowe. Imana irashaka wowe.
urashaka Imana igukorera iki? Bavandimwe, iyi Mana mureke tuyiha agaciro kayikwiriye, mureke tuyubahe ibikwiriye, mureke tuyibwire ko tuyikunda, tureke ibintu byo kugira gutya ngo dusenge nk'abantu nk'abantu bihishe bari mu ntuza bari no way. Imana yacu niyo kwizerwa, niyo kwiringirwa, mureke tuyibwire ko tuyikunda hakiri kare. Umuntu uriho niwe ushima Imana, bajya amasengesho mureke. Rero uyu Solange buriya akambabwire, wenda nge nzagerageza mvuganye n'abaturanyi be, nzagerageza mvuganye n'abaturanyi be. Ese nta muntu umuturanyi we ngo abantu benshi bamugiriye inama bishoboka? Rero kuko Solange niba ashobora kuba mu nzu y'ibihumbi 200, urugero Solange akaba mu nzu y'ibihumbi 200, umugabo akaba mu nzu y'ibihumbi 40. Akose umugabo akaba mu nzu y'ibihumbi 40 cyangwa 50 agakora ibiraha. Buriya ntuzahindura inshuti, ntuzahindura umugore wawe, ntuzahindura umugabo wawe mu gihe uzaba waramaze gutera imbere ugeze kure. Buriya Solange cyari ikigero cyiza yaragezemo cyo kuvuga Imana, Imana ikamublessinga. Cyari ikigero cyiza cyo kuba Imana yamwuhabakira inzu igakoresha abantu, ariko abonye abantu, Solange abonye uburyo Imana imuteye kuturuye, ati bihagarare, ntabwo tukiri kumwe. Bantu b'Imana rero, buriya kwamamara ni byiza, ariko nanone bikaba bibi utasengeye imbaraga zisevinga kwamamara kwawe. Nicyo Solange nicyo kintu azize, aramenyekana, ariko mu mwanya wo kumenyekana nicyo gihe ahise agira ute akoze amahano mu buryo bukomeye. Zaburi 50:21 ijambo riravuga ngo urabikora nkakureka kugira ngo mpanwe nawe, ariko umunsi umwe nzashyira imbere yawe ko bikurikirana. Umva byose, niba unashaka gushaka undi muntu ntabwo muzabana pe, ntibizaguhira. Kandi ikindi burya abana ni umugisha turabyemera, ariko abana 5 nashaka ko byanashoboka pe, abana nta kibazo, ariko umuntu ashobora nta muntu ushobora kuba wasumba umugabo wawe ko byagenda kose mwabyaranye. Nyine ukumva bimeze gutyo, ukumva ni sawa, ntacyo bitwaye, ubuzima sava, birimo biragenda, birimo birendere. Ariko I'm telling you 1000%, be careful, itonde Solange, kuko ubwiru bwawe bwari buhishwe, butasobanuka, butagaragara. Kuko ntekereza ko ahantu ushobora gukora ibiganiro hose, ibiganiro yenda kubikorera mu nzu ntacyo bitwaye, kuko bikorera mu nzu sava, natwe twese tubikorera mu nzu iwacu. Ariko icyo navuga nuko nzi ko buri ijoro rihera mu marembo y'umuturanyi wawe. Niba umuturanyi ari kukuvuma, umuhisi n'umugenzi akakuvuma ati Solange yakoze n'amahano, uretse n'ibyo ngibyo n'umurimo w'Imana urimo uratukwa, do it to you because of you. Urimo Imana urimo gutukwa, sawa wagize ngo byuzabicika Sora. Abantu bagira abantu babafana, yego kintu kitabafana, abafanisme bawe bagufane nta kibazo, ariko mbabwire ngo namwe muzarimbuka, mwongere murimbuke, muzasha mwongere mushe, muzize kudacango muteje. Kandi ubugwire bwa Solange buzaja ku mitwe yanyumwe mu mwoshya. Imana izabibabaza, bizajya ku mitwe yanyumwe mu mwoshya. Imana izabibabaza, dore ngaho nibereye, kandi muzabibona. Umuntu aravuga turi mu bihe bya nyuma, aho dukeneye inshuti zitubwiza ukuri, zitubwira ngo ibi nibyo, ibi sibyo, garukira aho ngaho, ibi nibyaha, ibi si ibyaha. Bibiliya iravuga ngo umuntu niyakora ikosa uzamuteze inshuti, niyatumva inshuti uzamuteze indi nshuti ya kabiri, natemera uzamuteze inshuti y'umuryango, natemera uzamuteze abakuru b'itorero, natemera uzamuteze itorero, natabyemera uzamuce, uzamwihorere. Icyo gihe uwo muntu abahindutse igicamuke.
uwo muntu aba ahindutse igicamuke. Uwo muntu aba ahindutse igicamuke cyane rwose. Mugomba gukosora rero ibyo bintu, umugire inama zishoboka, umubwize ukuri Solange. Agasuzuguro ni kabi, buriya agasuzuguro karica, agasuzuguro kaba kabi cyane. Umuntu yakubuza ikintu uzakihorere, kandi abantu bose ntabwo kica mwuka. Agasuzuguro karica, kica ubugingo. Muri umuntu nakubwira ngo iki ni kibi, uko akara kubwira ngo iki ni kibi, wa gatatu akakubwira ngo iki ni kibi kire, uzakihorere. Kuko abantu bose ntabwo baba kwanga, kandi ikintu cyose niba bahuye ku kintu kimwe ntabwo baba bakivuganyeho. Ugomba kugira gute kukihorera. Amen. Imana ishimwe cyane. Rero ni iki Imana ishaka, ni iki Imana igushakaho, urashaka gukora iki, ndetse n'iki ngewe inshakaho ngo nkora mu bintu nk'ibi ngibi, ni ibice kintu kidasanzwe Imana ishaka ko nshobora kuba nakora ndetse nashobora. Bantu b'Imana, iki Imana ishaka ni iki gushakaho, ni uko ugomba gukora ibyo ikubwiye. Kandi hari ibyo tugomba kwanga, hari ibyo tugomba kwanga, hari abo tugomba kureka, hari ibyo tugomba kurekura, kubera ko dukunze Imana n'umurimo w'Imana, kugira ngo utazwaho, utagirwaho icyo bita igitutsi, umurimo w'Imana ugatukwa. Ariko kuja ugasanga umuntu ibyo abantu bamubujije akabikora byikubye kabiri. Ese Solange, iyo ufata umugabo wawe hari icyo byaba yarabitwaye, ubutekereza ko abahanuzi bose tukwanga, abashumba bose tukwanga, wagira inama bishoboka bihagije. Ariko Solange, dore ukwabona n'uko kwezi kwa 9, by'umwihariko kwa 11 kwa 12, iyo mwaka ugiye kuzarangira neza. Satani agukubise ku butaka. Satani agushize ku butaka, gucecekesheje burundu. Ugiye guceceka, ugiye kujya mu gihe cyo guceceka pe. Umigisha blessing wabonaga zivuye hanze kubera abana, hari uko Imana yabigenza, zikaba zaca no ku mugabo. Simvuga nje kukurwanya no kurwanya ubuzima bwawe, nje kukubwira ngo hunga ikibi itandukanye naco, kandi imbaraga z'umwijima uzihungire kure. Imbaraga z'umwijima uzihungire kure, urekure ibyo ubona ko ari inyungu kuri wowe. Hako ni ubupfu ku buryo bw'ubugingo, ndetse bigiye kukurimbuza. Reka turabire ijambo ry'Imana riboneka muri Ezekiyeli 21:31. Niko Umwami Uwiteka avuze, ikureho igizingo wiyambure ikamba. Ntabwo bizakomeza kumera nk'uko byari bisanzwe. Icyari hasi ugishire hejuru, kandi cyari hejuru ugicishe bugufi. Bavandimwe, inshuti z'umusaraba, Imana ikumbere umugisha uherereye hose. Iri jambo ry'Imana riravuze ngo rigiye kunyuranya ibihe. Ikureho ikizingo cyari kikuzinze. Niko Umwami Uwiteka avuze ngo ikureho ikizingo wiyambura ikamba. Ikureho ikizingo wiyambura ikamba. Ntabwo bizakomeza kumera nk'uko bizari biri. Niko Umwami nde ubivuze, Uwiteka avuze ngo ikureho ikizingo wiyambure ikamba cyane. Ikureho ikizingo wiyambure ikamba, kandi siko bizakomeza kuba bimeze. Byari hasi bishyizwe hejuru, ibyari hejuru bicishijwe bugufiya. Wowe wumvaga ko ari wowe uri hejuru y'ibindi byose, Imana igiye kugucisha bugufiya. Kandi nawe wacishije bugufi gusenga Imana, Imana igiye kugushira hejuru. Ubwo buzima sibwo bwawe wahisemo, ibyo uri gucamo sibyo wapatanye, ibyo uri kunyuramo sibyo wapatanye. Imana igiye kugushyira hejuru,
Imana igiye gukora ibintu bikomeye, siko bizamera. Imana ishimwe cyane. Ni ku mwami w'Uwiteka Nyiringabo avuze. Inde? Umwami w'Uwiteka. Siko bizaba, siko bisanzwe. Kureho umuzingo, wiyambure buri kimwe cyose. Kureho umuzingo, wiyambure ikamba. Siko byari bigiye kumera. Imana igiye kongera kurema ibindi bishya, igiye kongera gukora ibindi bintu bidasanzwe. Imana igiye kongera gukora ibindi butabazi buhambaye. Yewe we, Imana igiye gukora ibintu bikomeye ku buzima bw'umuntu wese wizeye Imana agasenga akirinda ibibi. Uyu munsi wa none hari ibisuzuguro byari bifite ubuzima bwawe. Ikureho ibizingo, wiyambure ikamba. Siko bigiye kuzamera. Ibyari hasi ubishyize hejuru. Imana igiye kunyuranya ibihe. Imana ije gukora ibikomeye. Imana ije gukora iby'imbaraga. Imana ije kunyuranya ibihe. Imana ije kunyuranya amaboko. Tela sibele mandala bivado sayinahaye. Imana ije gukora ibishya bidasanzwe ku buzima bwanyu. Wari ufite ubwoba, Imana ije kunyuranya ibihe. Imana yacu n'umugenga w'ibihe, imenya byose n'ibitarabaho, kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyabyo. Kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyabyo. Imana ishimwe. Rero uri kurwana n'ibihe bikomeye bihambaye. Inshuti yanjye humura. Imana igiye kunyuranya ibihe. Ibyari hasi bigiye kujya hejuru, ibyari hejuru bigiye gucishwa bugufi. Inshuti yanjye, Imana yabonye kwihangana kwawe, ibona amarira yawe, ibona agahinda kawe. Imana byose yarabirebye. Niyo mpamvu ije gukora ibidasanzwe ku buzima bwawe. Imana ibambere umugisha, Imana ibashyigikire, haza kwifuza ku mitima yanyu, kandi Yesu abarwanirire mu buryo bwose, abakomereza amaboko. Shalom shalom. Hanyuma nta kindi ni ukuri subscribe na sharing. Nimero yacu niyo ngiyo aho ngaho hasi kuri pin kuri 0788 25 40 ndasubiza 0788 25 40 Imana ibashyigikire. Ni Rungano Innocent nk'ibisanzwe. Ndabakunda cyane, Imana ikandusha. Shalom.